Siko bwakeye wana urishimye igitotsi cya mu gitondo ntiyazakora ndakurahira. Ngubu wabona abagenzi bacitse kandi gukora nika. Kabyuke ndebe ko tunatumara undi ejo nkazasubira kurangura. Aka gakote ko ngomba gukuba kabiri ayo nakaranguje. Naryo kanze yende ariko man njye imbere uyu munsi ibi bintu nshaka kurara mbimaze ejo nkazasubira kurangura Kimisagara. Ayodima. Inzara we. Buraye ejo nta kintu nafatishije ku gasima mwana yanjye. Bana ari hatarira. Na phone yanjye se narayitsindiye hera ko mbona ntayo mfite. Uwagwira amacazo ku gasima nkareba niba ari ikintu ahagaze nkakayangurira n'isigara imwe de. Kagereyo ndebe. Akani keza kagukwira nakaranguriye hehe Niko konyene sikagiye gutunda. Hano hari ikote noneho. Byarindi wambara imvura ntizakugereho. Do. Ni 40 byonyine. Uretse kumbwira igiciro ariko ndi kureba. Utarareba iringiri do. Noneho do. Akabara ni sawa umuntu w'umujene nkawe kabikora. Kabikora nta mukobwa wazongera kugutaguhaye nimero. Wakabonye uretse ndebe. Twitegereze neza twose. Tuno tw'abakobwa. Akaba karimo agashimye mbwira nkubwira igiciro. Kabara ko mbona katari kumvura neza. Ariko se ntacyo hitamo. Amakote ndafite imipira ndayifite byose. Hari kandi ifite kameze nk'aka reka nzakugura ubutaha ariko ndabona ugira utuntu twiza ubwo biranze ntacyo ko wafatana nimero wakenera akantu kakubwira. Nuko na hafi angasi. Izi karitsiye nizo zanjye rwose. Ntabwo nzakubwira. Sawa ntarebe ko reka nanjye nkomeze nshake n'abandi. Yes, chazzo, meze man. Wenda woni cyangwa kimeze neza akamari kabanyizorengeze cyangwa se kubizi ko cyangwa ntawe utakigira wewe ko bufite nabyore bwarapfutse man bwarapfutse ibyo tubyihorera aho kumana tujye tuvuga ku bintu bifatika kuri ibyo ngibyo by'icyanwa ahubwo man ndashonje man nzayiranyishe nta kintu hagaze man wabona ufite indigano ryo kuvuga ngo urashonje nanjye ngataka ubwo ninde akabaye aho ndasema harimo amara ndabanye n'ibyo zawe man aho kumva mubwire deal ufatika deal ufite icyo cece nariconje nyene amafaranga niba ari ahubwo ndabura vuba mani tubikurikirana gabanya ibyo kushyuhaguzwaho utaramenya ibyo nkubwiyeho ngira ntari muteze yombi rero ngufitiye rero itegura basi ikibazo ntabwo uri buntengure oya nje man ntunzi sama ariko kwizera ubushonje ufite ushobora gushyiramo aka kanya Simpenzwe uramwibagiwe bro rero nimba udahenzwe nabizi ntiwahenzwe cyane taza kunzana ibyo kutahenzwe ngo umpende ngewe uri muranindira wowe mbwira iyo deal ihagaze umbase ari umutipe sigaca muri izi karitsiye za hano akora iki se umuzungu zaba afite utwango umuzungu zaya mani barase baba afite ikibuzura ari n'ibihumbi 50 twamuca mama baba afite ariko utwango bafite nk'ubukene ufite agiye kutaburamo na ubuse waburamo ipaki y'ifege nese wamubonye mani afite ibintu bya danje kuburyo tubikokoye byibura umuntu yahura n'umukira akamama akishyira ku cyangwe kandi ugashyira n'utuntu usagura nanjye abakobwa nabo bagatangira kunyonera ari iminsi ubu ndabizi ushobora kuba nta nisigara wabonye umunsi aya ntabwo mani urumva rero ntabwo waburamo amafege nangahe ariko reka rero ngwere aciye he hanyuze he akase hirya ariko ubundi ntararenga ubuse ntiyarenze mani ntabwo yarenze ntabwo yabarenze akaza hano hirya gutyo umva nta minota 2 mani uri gutinda we mani ngwino ujye kumunya Yes, uri ufite biriya myenda yari atwaye ikintu
nawe reka wowe cambaye ingofero mahwi umuntu akarakakisi mwambaye ntabwo ntabana mufite se akantu nakaguze abana mufite ngo muneze imbere nanjye byose mbimaze uretse ariko mbanze ndebere mu muniga wanjye mana kandi bari sawa iyo murebe impande zose angana uruzungu imana wacu dore ahubwo dore nako ngako ni so aho ubundi se ndebera neza nabana mufite n'utuntu tw'abana oya ibyo ngibyo uretse mbanze ndebe aka kagofero se mana mbara tugere kagofero nako ni sawa ni sawa mana ahubwo se njye urabona kagute mana rose leta nibera inega noneho bajya ati dore pande uzi noneho ugiye uryambara nta muntu wazongera gukanga cyangwa gutera abanyizo renge nabwo ubwo no kugira ngo uhenda barimo amafaranga nese simba ndi gushaka nyina yo bugari nanjye ndebe ko ari ikindi nakuraho genza gace ugomba kumenya ko turi abakiriya abantu baguriye rimwe ntabwo twaye nka kuvuga ngo nzajya nkugurira kandi umenye ko noneho naka gafana turakagurisha oya telefone yo muyibona umva se kandi umenye ko ntajya nkora gute umbikanira ibintu byose hamwe utaduhenda ntabwo mbahenda mumpenda ahubwo akankwereke wowe mbere yuko tugira ikindi kintu tuvugana agarano mbanze nkufotore ufite phone unanyishure wishimye uzinde kanemo ndebe fresh umugani ufata agafoto ndebe ko yaberwa ntabwo uri kumureba se amana no wallahi ndata nibera fifa akira nontore wakafashe se reba ahangaha amoya hano ndayisusa n'abashinwa cyangwa arimo gake ariko kenshi cyangwa ni sawa bambwira rero tuve muri ibyo ngibyo nangaye aho rero amakoti abiri n'ingofero utu two mwatwanze ugiye kunkubita inote y'ibihumbi 100 mama yake ikimasa kizima arahenda aya makoti arahenda nanjye ubingiye neza ngo 45 umva nyine nanjye ni 5 ndafataho byose fata 20 note ya vene ayo mafaranga nta n'ikiranguzo nta n'ikiranguzo ariko buretse reka nkwereke mana nanjye ikote nayo wanya nta n'ikiranguzo wabo mpaye ni cyangwa mani cya fresh wowe ahubwo ntago nagupfobya mani ku buryo batishyurika naka ngaka ni sawa ijana ni yose ntago ari ibyo ntiwumve ko ndi kukugura ijana no kuyamera byose handi wajya kureba muteteri mani neze neze reka ratareka mwere katugukubite 70 akoze ko yakubye kabiri ubwo 40 aya mani cyangwa ari fresh mani nago 40 ntacyo yabivuze ushireho 10 ushireho 10 mu 50 bwira nimero ni muhine na 5 mani 50 kandi ntumbwire ngo ibyo gukata ibyo byaciwe nimero zananze gushyirira muhine nimero aho ngaho cyangwa wanjye kujya mbatamo nizo ngizo yishyure shanga undi moyo amafaranga rwose namwe mugende mu mazina ni ndamaze ndamaze Ngiye kubona ndebe ko nabona bamwe wabonye ko yaje amafaranga ka message ngaho ndumva sayo mwana ubwo turi kumva murakoze rero nimero yanyu ndayibonye nzajya mbabwira nimba mfite utwanga nzajya mbabwira ntacyo sawa murakoze ukiva kurangura ntawe urabikora dore amahirwe ibintu n'ubwa mbere reka nicara hano niruhukire ibi bintu n'ubwa mbere bimbaye kuba nagera muri uyu mujyi wa Kigali amakote naranguye 10,000 bampaye 45 kandi nicara ngaha mbanze nduhuke iyi yo nshake na nayijugunye reka mitenereza ndabirambiwe 5 bye no Mbona ngo mfiteho ntahagije se amafaranga banyohereje 45 agiye kandaye muri message ra baba we abakubitwa n'inkubo banyuze he ntuburire bampe message cyane Run. Run. Salama. Naho kukasema imeze bite? Biruka ariko sha vipi? Turaje. Aba banyagase ko mona batambuka biruka. Ano bahaye we ni nani we dore ko nabo batajya biburira. Ukuntu baciyeho biruka wa? Yabahongo nabo. Mona babansize kabisa.
ako bana chazzo buretse mani buretse Bunini nabyo ntabwo uzakuvuga. Bani imisozi nereje mani. Bunini nabyo Oya buriya twamusize byarangiye wikomeza kubiruka pe. Twamusize bashobora kubikeka ati. Ase maze ntabwo. Buretse. Kampala umwagaze yari yavyita. Ahubwo se Kampala buriya. Ako buriya ntateze mani. Ni umunyarirenga buri utagira ngo. Buriya kiba kirimo mani. Uri. Buriya arateze nawe sirange. Kiba kirimo urasanga cyarenze umukora ntiwamenye ibyo arimo. Ubu se bani ubu none izi boro turazigurishiriza he? Izi boro rero ntabwo twazitanga muri quartier. Kuko ashobora kuba hakatakata. Kandi ubizi quartier zose nize kabisa. Ahubwo ikintu kiriho. Boro kigiye kugenda tuyirarana. Ejo tuzayijyana kwa banyinyeri. Tuyirarana? Kwa banyinyeri. Hariya hagera. Dore ko yigende nk'abazungu zahe baragenda. Hariya hageze. Niho tuzatangira. Ubu dushatse najya kukugurira akantu ariko tuzayakuramo. Ufite ahantu wikopesha? Kandi umenye ko tutazanganya ninde wazanye igitekerezo. Oya narebe mane se ko ari kwabaye. Cyangwa makabwibwe ntaribe. Narebe kandi tugenda imbere. Narebe tugenda. Umbase. Nabahungu babiri ubonye banyura aha ngaha. Baranyibye barancushuye imyenda yose nayo mfite barayitwaye. Do. Bambeshye ko banyishuye bama message y'igipfu itabaho amafaranga. None ngiye kwishyura umuntu nsanga nta n'igiceri bigeze bashyiraho. Mbahaye imyenda yanjye nuko ndi umuzungu zahise. Nindi yose barayitwaye nari mfite dore bansigiye yonyine. Simba nabakoresha amafaranga se. Amafaranga kandi ubona ari nomero ya telefone ntago ari mobile money. Nanjye bayanyoreje ngira ngo niyo nje gureba nyuma bamaze kugenda nsanga nuko byagenze. None ndahakurikiye nimba banyuze he? Ase urumva wabakura he mwana. Uye nyine ndagira nkubaze. Nabonye banyura aha ngaha. Hano haca abantu benshi kandi mbanari niyicariye aha ngaha. Nabahungu babiri umwe yari yambaye ikote ry'umuhondo undi yambaye ikote ry'umukara. Uko imbabazi amazina yabo basi. Nabwirwa n'iki? Abantu bose duvuga ko nta kindi kintu nagufasha bro. Nakoze bino cyetse duhamagaye nka polisi niba ufite nimero yabo cyangwa ufite nimero baguhereje yo message. Nimero yabo ndayifite. Zana iyo nimero tuyahamagare twumve. Bebe yambaye. Ese ubwo urumva wowe. Unabigenza ne? Aho nari naranguye nukwikopesha. Wari gucuruza se? Nari ndi gucuruza. Do. Niko kazi kanjye. Umuntu nkawe kwero umucuruzi bakwiba amafaranga gute? Je niruka imisozi ntayimasi nabakurikiye ahantu hose nababuze. Bakurashe mwana mva nimero yabo ntabwo iriho. Bakuriye bro nyine yarihangana niko Kigali mera. Akonde nyine bakiremo gutya dore abari dange. Bajene barakwemeje kabisa. Ana cyaho bagiye no ngira telefone nanjye wayibarira. Umva se. Ubonye se ari cyo wamfasha? Nukuvuga ngo ukuntu twabigenza sibyo? Kwa telefone tugahamagara polisi kuko barabanega no bisigaye byabaye da. Polisi nimero zabo razifite? Se bo wabo utazi nimero ya polisi musaza. Aze mu gihe tuyo no guhamagara polisi tukaba tunabanye kuko banyuze hano kabisa byashaka ko ari banyuraho hano. Nyine abanyuze abantu benshi ariko nabo wasanga baba banarimo. Urumva rero bari ndumva nabi. Komeza kubakurikira sinzi ko nanabafata. Urumva warushye. Ariko bura ni baba bari abana. Bakurikire urebe unahamagare urebe uko bimeze. Umusuririre rimwe no we nanjye ndayitsindiye icyo nzi cyo nubwo ari amacye ariko ntari. Nubwo ari. Ubundi bibiri ni ibiki? Ubundi Imana yandemeye iki kweli? Kamamagare ndabirambiwe mubwire ibimbayeho. No. Wa muhamba nawe telefone arayijyanye. Komanda. Tubakwa narose nabi. Uyu munsi wa mbere mubi pe. Ego umunsi mubi we.